ndimo nkubwira ko Imana idatabara. Imana iratabara. Kristo yari ari kera, niko ari n'uyu munsi, niko azahora iteka ryose. Bimwe mu bintera kumuvuga ntacogora nuko nabonye ubutabazi bwe, nuko nabonye ineza ye, nuko nabonye ubwizerwe bwe. Hahandi uvuga ngo ibi byararangiye, twashyizeho n'akadomo ntibigishobotse. Igitondo kimwe agaseruka akanyuranya ibihe ku buzima bw'umuntu. Haleluya. Ariko Kristo uko yuzura muri twebwe abanza guhindura twebwe, hanyuma n'ibiri imbere yacu akazabihindura ku gihe cy'Imana. Imana yacu itugirire neza. Ugize amahirwe ukijijwe uri muri uwo muryango, ni wowe kurabagirana kwa Kristo muri urwo rugo. Wiruvamo umwijima utarusaga. Wikwivumbura ngo uve muri ako gakiza. Bene wanyu ni wowe kurabagirana kwa Kristo mu muryango w'iwanyu. Cyabaye igikorwa gikomeye kugira amahirwe Yesu akakubona ugakizwa mu muryango w'iwanyu utarigeze umenya Imana. Ni amahirwe ijuru ryabonye, ryaravuze ngo tubonye umucyo byibuza muri uriya muryango wabaye kure y'Imana imyaka n'imyaka. Tubonye umucyo, ntago wemerewe kuba umunyantege nke. Turi hano twinginga Imana ngo itwuzuze umwuka wera, kuko ijuru ryagize amahirwe. Uraboneka muri bene wanyu batazi Imana, uraboneka mu muryango w'iwanyu utazi Imana. Ntago uri umuntu upfuye kubaho, uri kurabagirana kwa Kristo muri iyi si yuzuye umwijima. Turasabwa kuzuzwa kugira ngo turusheho kugaragaza ubwiza bwe. Igitondo n'umugoroba twagaragajeho gakeya, ubundi biratuzimana, ubundi turacogora, ariko turimo turasenga Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndifuza ko umwuka w'Imana yakongera akakuzura, ndifuza ko umwuka w'Imana yakongera akakuganiriza bikakubera ubuzima. Duhora tuvuga ijambo ry'Imana, duhora turyumva, duhora turitegera amatwi, ariko inyota y'imitima yacu, ndibaza ko ari inyota y'umutima wawe, nuko twakuzuzwa. Umwuka w'Imana kuzura muri twebwe kugera ku kigero Imana yatugeneye, kugera ku kigero Data atwifuriza. Haleluya. Tugiye kongera gusoma amagambo y'Imana handi teme yacu iri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 3 turera ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 20. Reka dufatanye gusoma. Nshuti y'Imana, ndifuza ko umwuka wera yakuganiriza, umwuka wera yakuvugisha, umwuka wera yafatana n'ubuzima bwawe. Iyi minsi y'amasengesho igasiga ubuzima bwawe buhindutse, imibereho yawe ihindutse. Nanjye inyota y'umutima wanjye no kumusaba ngo ngera unyuzuze. Hari igipimo mpawe n'Imana, ariko ngera unyuzuze ku rundi rwego kubwo buntu bwawe Data. Reka dusome ijambo ry'Imana. Abefeso, rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 3 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 20. Haravuga ngo kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera. Kristo ahore mu mutima wawe n'uwanjye kubwo kwizera, kugira ngo ntabwo habereye ubusa, kugira ngo tumaze gushorera imizi mu rukundo duhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo. Ubugari bwo ni urukundo rw'Imana. Abakozi b'Imana batubanjije bagerageje kurutubwira mu buryo butangaje. Ndahamya neza ko ari ikintu umwuka wera yadepoje cyangwa yashyize mu mutima wawe. Ku murongo wa 19 avuga ngo mumenye. Iyo ikintu kisubiyemo hariya hejuru, twahabwaga imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure n'umurambaro z'urukundo rw'Imana. Umwuka wera ashima kongera kubishimangira ku murongo wa 19, arongera avuga ngo tumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Iyo havuze ngo ruruta uko rumenywa, twese turabyumva. Nuvuga ngo umuntu wigeze kurumenya cyane akarwogamo akarunezererwamo rukamubera imbaraga, urukundo rwa Kristo ruraruta ubwo bumenyi yigeze kugira, ngo ruruta uko rumenywa, ngo twuzuzwe kugera ku kuzura kw'Imana. Mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugera ku kuzura kw'Imana. 20 akavuga ngo ni ukwibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Amen. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Kristo arifuza guhora mu mutima wawe kubwo kwizera. Uriya murongo duheraho 17 haravuga ngo ahore, ngo kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera. Kristo arifuza guhora mu mutima wawe kubwo kwizera. Iyo tuvuga ngo Kristo ahore mu mitima yacu, si uguhora dutumbiriye ya shusho ya Yesu, si uguhora dutumbiriye igiti cy'umusaraba kiri ahantu runaka. Oya, ni ukwakira icyo avuga, amabwiriza ye, amahame, ijambo rye muri rusange rihore mu mitima yacu kubwo kwizera. Haleluya. Iyo agumye mu ntekerezo zawe, akaguma mu bitekerezo byanjye, hari ikintu gikoreka.
Mana yacu tugire neza. Nahaguma bizasunika amaganya y'isi, bizasunika kunanirwa, bizasunika ubwoba, bizasunika impagarara zitandukanye isi duteza. Kristo niyiharira ibitekerezo byanjye, hari ikintu bizakora, hari ibintu atazaturana nabyo mu bitekerezo byanjye. Haleluya. Niyo mpamvu mu Baroma igice cya 12 ku murongo wa 2 hatubwira ngo duhinduke rwose tugize. Bibiliya yera iravuga ngo imitima mishya, ariko ubusobanuro bw'ukuri ni imitekerereze mishya. Haleluya. Data yifuza ko twakwakira imitekerereze mishya yuzuyemo Kristo. Icyo Kristo avuga, icyo ashaka, uko yakabaye abikora bikuzura mu buzima bwacu. Impamvu Data ashaka ko imitekerereze yacu ihinduka tukagira Kristo wihariye intekerezo zacu, nuko hari ibintu ahita yirukana uko hatinda. Haleluya. Ya ndirimbo ivuga ngo sinzi uko ubigenza, sinzi nuko ubikora, icyo nzi ni kimwe. Hari ukuntu ubuzima bwacu bugenda bwuzuramo ubumanda tutazi igihe byabereye. Byagenze bite? Kristo yagiye yuzura ibitekerezo byacu. Tugiye kumva, twumva ubwoba bwarashize. Tugiye kumva, twumva impagarara zarashize. Tugiye kumva, twumva ibyatubuzaga amahoro ntibigifite imbaraga zo kutubuza amahoro, kandi ntaho byagiye. Haleluya. Ndimo ndavuga ntaho byagiye. Hari amahoro azanwa nuko nabonye igisubizo mu kintu nashakaga. Hari umunezero uzanwa nuko nabonye akazi nari maze iminsi ndi umushomeri. Hari umunezero uzanwa nuko nashatse nari maze igenda umuseribateri. Hari umunezero uzanwa nuko nabyaye nari maze igenda nsaba Imana abana. Ibyo byose ni byiza, ariko iki ngiki ndimo kuvuga, haleluya, ni ibintu bizanwa nuko Kristo agenda yuzura muri twebwe. Ibibazo n'ingorane bigihari, ibimbuza amahoro bigihari, najya kumva amahoro yaranyuzuye. Ntituzi uko abigenza, ntituzi nuko abikora, ariko icyo tuzi ni kimwe: hari umurimo utagaragara ukora mu muntu wemera guhindura imitekerereze, Kristo akuzura muri we. Tugire Kristo ugwiriye muri twebwe kubwo kwizera. Ntago Yesu azanwa no kugira ngo abyigane agutwaze igitugu, nuko azi neza ko bikeneye muri none kugira ngo ugire ubuzima butsinda, bugenda burushaho kuzura ubumana umunsi ku wundi. Haleluya. Kristo arifuza kuzura umutima wawe ku buryo ibitaribye bikujya kuri. Ntago nakwibwira mu buzima bwanjye umunsi nakira imbaraga zo gutsinda icyaha, ariko uko Kristo yinjiraga muri njyewe hari ibintu byitandukanyaga nawe. Ugasanga kwicara wari usanzwe wicara ahantu bavuga abantu, nari sanzwe n'umudamu ushobora kwicara ahantu baganira ku bantu bakabavugaho, nawe nari usanzwe umeze gutyo n'ibindi birenzeho bakabavugaho kumva ntacyo bitwaye, ndetse nawe ugashyiramo ijambo. Ariko hari umurimo w'Imana ukoreka mu mitima yacu tutamenya igihe wakorekewe. Wajya ukumva ibyo biganiro ntukibasha kubyicaramo, ukumva ndetse umuntu yavuga umuntu nabi ukumva birakurya mu matwi, ukumva ibyo bintu ntibikiri ibyawe. Hari umurimo utagaragara ukora mu buzima bwacu uko Kristo agwirira mu bitekerezo byacu. Ntago azanwa no kugutwaza igitugu, arazanwa no kuzana ubuzima bw'ubumana muri wowe. Emera imitekerereze yawe ihinduke, uhoze ibitekerezo kuri Kristo. Ibitari ibyo bizagenda byijyana. Ntago uzamenya igihe irari ry'ubusambanyi ryashiriye, ntago uzamenya igihe kudakoresha iby'abandi nabi byashiriye. Uzasanga wubaha ibintu by'abandi ubikoresha neza. Uzasanga waratangiye gukunda abantu bose utazi igihe byaziye. Uzasanga waratangiye gutanga imbabazi n'abatarazigusabye, uyoberwa igihe byakoreye. Uko Kristo agwirira muri twebwe, ubumana bugenda butwuzura buhoro buhoro, tukisanga hari ibintu byacitse ku buzima bwacu tutazi igihe byacikiye. Haleluya. Ndibuka mu rusengero rimwe twajyaga dusenga mu masengesho, abantu bavuga ngo reka dusenge, nakuyoboye amasengero bavuga ngo reka dusenge dusabe Imana kugira ngo duhabwe imbaraga zo kurekura no kubohora abantu twanga. Najya kuva umutima wanjye nashakisha umuntu nanga nkamubura. Siko byahoze, nari mfite abo nanga nabo nifuza kugirira nabi, ariko uko Kristo agwirira mu mitima yacu agenda yimura ibintu bitari ibye. Ukazikeba ugasanga nta muntu wanga, ugasanga urashaka abantu bagubwa neza, ugashaka ko abantu bakizwa neza, ugashaka ko abantu babona umugisha bakagubwa neza bakiri hano ku isi, bakazajya no kubana n'Imana mu ijuru. Uko Kristo agwirira mu bitekerezo byacu, ubumana bugenda butwuzura. Ubu buzima tuvuga rero burashoboka hamwe n'umwuka w'Imana. Impamvu tubivuga, impamvu dusenga ni ukugira ngo tuguteze inyota, si ukugira ngo wumve ngo ni ibintu byakure n'ibintu bidashoboka. Oya, ni ibintu bishobokera abantu bambaye inyama n'amaraso kimwe natwe. Imana yacu itugirire neza. Rya jambo rivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, Imigani 4:23 twese turahazi. Umva impamvu Kristo yifuza kuguma mu ntekerezo zawe, aho twita mu mutima. Kenshi turavuga ngo ni mu mutima cyangwa mu bitekerezo, mu muntu wawe wamwe imbere, mu yandi magambo, kugira ngo abashe kukurindira. Umutima wawe ntiwabasha kuwurinda n'ibibazo biri muri Kigali, n'ibibazo biri mu mago, n'ibibazo biri mu macuruzi, n'ibibazo biri hirya no hino ku isi, n'ibibazo biri mu muryango. Umutima wawe ntiwabasha kuwurinda, bizawinjiramo biwunige, biguteze depression, biguteze pressure, biguteze kurara udasinziriye. Ariko Kristo niyuzura mu ntekerezo zawe azakurindira uwo mutima bikunde. Ujye wikebuka uvuga ariko kuki mfite amahoro mpagaze ahantu hatari amahoro? Byagenze bite ko ntafite ubwoba bwa corona kandi hari, ko numva ntafite ubwoba n'ubwo ubukungu bwanyeganyijwe? Byagenze bite? Kristo nitumuha umwanya muri twebwe azaturindira umutima wacu mu mahoro menshi.
nta muntu wabasha kuwurinda. Ibibazo n'ingorane byuzuye muri iyi si bikomangira twese birahari, ariko Kristo niyuzura muri wowe kubwo kwizera azakurindira umutima wawe. Haleluya. Arawukurindira, akawutezamwo amahoro uhagaze ahantu hatari amahoro, akawuzuzamo ibyiringiro ntabyo wakabaye ufite, akawuzuzamo kwizera ibiguhagaze imbere byose bikwereka ko bitazashoboka. Kristo yakurindiye umutima awurinda neza. Mureke yuzure mu ntekerezo zawe kubwo kwizera. Tinza ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Uko mbivuga, reka Umwuka Wera biherekeze abikorere muri wowe, azakuzuzamo ibyishimo udahawe n'ibikuzengurutse. Azakora ikintu gikomeye muri wowe cyo kugira umunezero n'amahoro hahano wari utegereje ubutabazi bw'Imana hataragera. Reka tuvuge kuri iki kintu ho gato yashiti z'Imana. Twese dufite ibyo dusengera n'ibyo dusaba Imana kugira ngo idukemurire. Nizere ko nawe ubifite, nanjye ndabifite. Ariko iyo Kristo yuzuye muri twebwe, uko ubumana bugwirira muri twebwe, mba narasenze Imana, Mana mbabarira unkorera iki n'iki, ntabara muri ubu buryo. Uko Kristo yuzura muri twebwe, njya kumva nkumva meze nk'umuntu watabawe kandi ntaratabarwa, bya bintu bigihari. Hakoreka iki iyo Kristo yinjira muri twebwe, iyo agwirira muri twebwe, iyo ubumana bugwirira muri twebwe? Situation itarahinduka, njyewe ndahinduka, nkangira amahoro bitarakemuka. Haleluya. Ntabwo ibibazo byose uhagazemo uzagira amahoro ya Kristo ariko byakemutse. Hazabanza guhinduka wowe. Niki Imana ishaka, irashaka kugwiriza imbaraga, hagahinduka wowe. Erega nabyo bizahinduka ku gihe cy'Imana. Sinimo nkubwira ko Imana idatabara. Imana iratabara. Kristo yari ari kera, niko ari n'uyu munsi, niko azahora iteka ryose. Bimwe mu bintera kumuvuga ntacogora nuko nabonye ubutabazi bwe, nuko nabonye neza, nuko nabonye ubwizerwe bwe. Hahandi uvuga ngo ibi byararangiye, twashyizeho n'akadomo ntibigishobotse. Igitondo kimwe agaseruka akanyuranya ibihe ku buzima bw'umuntu. Haleluya. Ariko Kristo uko yuzura muri twebwe, abanza guhindura twebwe, hanyuma n'ibiri imbere yacu akazabihindura ku gihe cy'Imana. Imana yacu tugirire neza. Icyifuzo cy'Umwuka Wera ni ukukuzuzamo urukundo rwa Kristo, rukagusendera, rukakuzura, ukuzuzwa rwose. Abakozi b'Imana bavuze ku minsi yatambutse, batubwiye ku rukundo, gushorera imizi muri Kristo. Hari akantu keza umukozi w'Imana yaravuze ngo guhemukira Kristo no kumuca inyuma. Hari igihe umuntu akora amafuti akavuga ati ngende umuseribateri, nta muntu naciye inyuma. Oya, waciye inyuma Kristo. Iyo turiye amafaranga y'abandi, iyo dukoze amafuti, iyo tusebeje abantu, iyo tuvuze abantu, ayiwe tuba twaciye inyuma ya Kristo, tuba twamuhemukiye. Umwuka Wera arifuza kukuzuza urukundo rugutuma ugira imbaraga zo kutazongera guhemukira Kristo no kumuca inyuma. Ibi si ibintu umuntu yiga mu ishuri, si ibintu umuntu yitoza. Uko Umwuka Wera yuzura muri twebwe, aduha imbaraga zo kubibasha. Uyu murongo wa 19 hano teme yacu iri mu Efeso 3 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana haravuga ngo nibwo muzamenya urwo rukundo rwe rurenze ubwenge bw'umuntu, bityo mwuzuzwe kamere yose y'Imana ibasenderemo. Kuzuzwa urukundo rw'Imana, kuzuzwa kugeza ku gipimo Imana itwifurizaho, ni ibi ngibi ngo nibwo muzamenya urwo rukundo rwe rurenze ubwenge bw'umuntu. Muri make ndimo ndaruvuga, ariko rurenze ubwenge bwanjye ntago nduzi nk'uko rungana. Nzi igipimo ngerejweho, nawe uzi igipimo ugerejweho. Turifuza ko cyazamuka, ngo rurenze ubwenge bw'umuntu, ngo bityo uko turumenya hari ikintu gikoreka, twuzuzwa kamere yose y'Imana ikadusenderamo. Kamere y'Imana ikadusenderamo, ikatwuzura. Imana yacu tugire neza. Wowe uzahinduka nka Kristo ku isi uko urukundo rugwirira muri wowe, rukagusendera, ukuzura, uzasa na Kristo mu isi. Twakwibaza gusa ibintu birashoboka? Si bira bintu umuntu avuga ubundi bibaho? Yego bibaho. Mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 3 agace kabanza hatubwira ko Kristo ari ukurabagirana k'ubwiza bw'Imana. Nguwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuze ngo uwo mwana w'Imana ni urabagiranaho ikuzo ryayo, ni nawe ubonekwaho n'imiterere yayo nyakuri. Ni ukuvuga ngo Kristo niwe shusho y'Imana tutabasha kureba. Muribuka ko Imana yera, Imana itegerwa. Igihe yavuganaga na Mose, abantu bagiraga ubwoba, bakavuga ngo nigikomeze kubwira uzutubwire kuko iteye ubwoba. Ni koko ni Imana iteye ubwoba, ni Imana yera, tutakabaye dutinyuka no kuvuga. Ariko Kristo yaraje, tubona ishusho ya Mana itaregerwaga. Kristo yahindutse kurabagirana k'ubwiza. Icyampa ibi bintu ukabyumva, kurabagirana k'ubwiza
twese tuzi ko ukwezi kutagira umucyo, ukwezi ntabwo kugira umucyo, ahubwo kumurikwaho n'izuba. Hanyuma ukwezi nako tukagira ngo kuraka, ndetse iyo umuntu akiri umwana mutoya aba azi ko ukwezi kwaka. Umva ishusho data yifuza ko twagira. Kristo yahindutse kurabagirana kw'Imana. Twebwe abantu basigaye, twebwe abantu bakijijwe, twebwe abantu bakiriye umwana w'Imana. Kristo yifuza kurasa ku buzima bwanjye. Orutase nta bwiza afite, oya, ni umuntu usanzwe, ariko Kristo namurasira. Kwa kundi ukwezi kwakira umucyo, ubwiza bwa Kristo buragaragarira muri twebwe. Uko niko kuzuza turimo dusaba Imana, niko kuzuzwa turimo dusaba Imana, kugira ngo ndabagiraneho ubwiza bwa Kristo. Haleluya. Abaturanyi banjye bagira amahirwe yo kuba baturanye n'umuntu warabagiraniweho n'umucyo wa Kristo. Abo mubana mu ishuri, abo mukorana, abo mwigana, bagira amahirwe yo kuba babana n'umuntu wazweho n'umucyo wa Kristo n'ubwiza bwa Kristo. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Icyampa ibyo bintu ukabyumva ndetse ukanabyifuza. Ibi bintu birashoboka. Icyatumye data dukiza, ntiduhita dupfa ngo tujye mu ijuru, ni ukugira ngo uzasigare uri kurabagirana kwa Kristo hano mu isi. Kurya kwa kwezi kudafite umucyo, ariko tukabona kurasa nk'ukwaka, no kugira ngo ubuzima bwawe n'ubwanjye buzagaragaze Kristo. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Erega n'ubundi Kristo niwe zuba ryo gukiranuka. Maraki 3:20 niko havuze ngo ni izuba ryo gukiranuka, ngo kandi ngo ririmo imirasire ikiza. Niko mu ijambo ry'Imana havuga, muri iryo zuba ryo gukiranuka ngo hamanukamo imirasire ikiza. Kristo niwe zuba ryo gukiranuka, ngo rifite mu mababa yaryo gukiza. Iyo amanutse mu buzima bwacu ansigira gukira, ansigira impinduka. Haleluya. Ndetse ijambo ry'Imana ryavuze ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo, ngo mu maso habo ntihazongera kugira ipfunwe ukundi. Nitumurebaho tuzavirwa n'umucyo, ubuzima bwacu buzambara kurabagirana. Kuzuzwa turimo tuvuga ni ukugenda ndushaho gusa na Kristo umunsi ku wundi, kugera ku kigero data yangeneye. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Iri jambo rivuga ngo bamurebyeho, ngo baviriwe n'umucyo, ngo mu maso habo ntibazagira ipfunwe ukundi. Ndagira ngo mvukuntu muri Bibiliya ijambo ry'Imana havuga, haravuga ngo bamurangamira bararabagirana, ngo mu maso ntago, ngo mu maso yabo ntibongera kumanjirwa. Abamurebaho bararabagirana bakanezerwa, mu maso yabo ntibongera gushoberwa. Mu yandi magambo, twamurebyeho tuvirwa n'umucyo. Iyo tumukuyeho amaso, iyo tutamutindije mu bitekerezo byacu, turijima nk'abandi, isi iratuzimya, ibibazo biraducogoza, dupfa duhagaze. Ariko iyo tumuhanze amaso tubaho. Murebeho maze wuzure kurabagirana kwe. Kwa kurabagirana kw'abakozi b'Imana bakomeje kukuvuga, kurimo igipande cy'urukundo, kurimo n'igipande cy'imbaraga, biragendana. Imana yacu tugire neza. Ese ibi bintu birashoboka ko Kristo yagaragarira muri njyewe? Yego birashoboka. Imana yacu tugire neza. Igihe kimwe Yesu yashubije Filipo, ngo Filipo ngo twabanye iminsi yose. Nako Filipo yaramubajije ikibazo, reka bariho duhera Yohana 14:8-9. Yaramubajije ikibazo, aramubwira ngo twereke data wa twese biraba bihagije. Murumva kitari ikibazo cyiza, cyari ikibazo kirimo ubwenge. Twereke data wa twese biraba bihagije. Yesu areba Filipo aramubwira ati, Filipo, twabanye iyi minsi yose, burya nturamenya, umbonye ababonye data. Kuzuzwa dushaka ni ukugera ku rwego umuntu wambona njyewe usanzwe nawe usanzwe, umuntu wakubona, umuntu wagira amahirwe yo kwicarana nawe, umuntu wagira amahirwe yo kurara mu nzu imwe nawe, umuntu wagira amahirwe yo gucururiza hamwe nawe, umuntu wagira amahirwe yo kwicara muri ofisi hamwe nawe, yakubona akamera nk'uwabonye Kristo. Abwira Filipo ngo twabanye iyi minsi yose, burya nturamenya, umbonye ababonye data. Kuzuzwa kugera ku mwuzuro w'Imana. Ibi bintu ntago data yabidusabye ari binaniranye, yarazi ko twahawe Umwuka Wera uzabidushoboza. Shuti y'Imana, ugize amahirwe ukijijwe uri muri uwo muryango, ni wowe kurabagirana kwa Kristo muri urwo rugo. Wiruvamo umwijima utarusaga. Wikwivumbura ngo uve muri ako gakiza. Bene wanyu ni wowe kurabagirana kwa Kristo mu muryango w'iwanyu. Cyabaye igikorwa gikomeye kugira amahirwe Yesu akakubona ugakizwa mu muryango w'iwanyu utarigeze umenya Imana. Ni amahirwe ijuru ryabonye, ryaravuze ngo tubonye umucyo byibuza muri uriya muryango wabaye kure y'Imana imyaka n'imyaka. Tubonye umucyo, ntago wemerewe kuba umunyantege nke. Turi hano twinginga Imana ngo itwuzuze Umwuka Wera, kuko ijuru ryagize amahirwe. Uraboneka muri bene wanyu batazi Imana, uraboneka mu muryango w'iwanyu utazi Imana. Ntago uri umuntu upfuye kubaho, uri kurabagirana kwa Kristo muri iyi si yuzuye umwijima.
turasabwa kuzuzwa kugira ngo turusheho kugaragaza ubwiza bwe. Igitondo n'umugoroba twagaragajeho gakeya, ubundi biratuzimana, ubundi turacogora, ariko turimo turasenga Imana. Inyota y'umutima wanjye nifuza ko yaremeka no mu mutima wawe, ni ukugira ngo tubwire ngo Data, twuzuze kamere y'ubumana, twuzuze turushaho gusa na Kristo, twuzuze uwicaranye natwe ababonye umucyo. Erega Kristo ntabwo ari ahangaha, yaragusize kugira ngo habeho impinduka, yaragusize kugira ngo uzamugendere, yaragusize kugira ngo uzamubereho. Aho ubaye bavuge ngo hari umukristo duturanye, hari umuntu twabonanye ubuzima bw'ubumana, hari umuntu twasanganye amahoro twebwe tudafite. Ibyo bintu byaba umugabane wawe. Imana yacu tugire neza. Mwuka Wera ntiyifuza ko mwagarukira na bugufi, ntiyifuza ko umurimo akora muri wowe waba uwo kwihana ibyaha no kubabarirwa bikagarukiraho. Mbibutse ko watari umurimo usuzuguritse, si umurimo woroshye, ni umurimo ukomeye, ariko Mwuka Wera ntiyifuza ko mwagarukira aho ngaho ngo utsinde mu mutima, utsindwe n'icyaha. Mwibuka ko ari wo murimo wa mbere Mwuka Wera akora, ariko ntiyifuza ko byagarukira aho ngaho ngo wihane icyaha usabe imbabazi hanyuma bigarukira aho ngaho. Oya, reka dusome, dufatanye gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito ibice 3 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6. Mwami, ntituzi kubigenza, ntituzi no kubikora, ariko hari ikintu tuzi, nuko ibi bintu ari ubuzima, nuko ibi bintu bikoreka, nuko ibi bintu hari aho wabikoze mu buzima bwa benshi, nuko ibi bintu bigihari ku bwacu. Urwandiko Pawulo yandikiye Tito ibice 3 umurongo wa 4 tugeze ku murongo wa 6 ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu. Ndagira ngo dusome iyi mirongo neza buke buke. Nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse cyangwa se bigaragajwe. Bibonetse ni nkaho byaba byadutse, ariko byari bisanzweho. Nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse cyangwa se bigaragajwe. Ku murongo wa 5, iradukiza. Kugira neza kwayo n'urukundo rwayo bigaragajwe yaradukijije, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri. Iki ngiki cyarakoretse mu buzima bwa benshi. Yadukijije itaduciye imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa bwa kabiri. Ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera, uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducuncumuriraho cyane. Ndagira ngo twumve aya magambo kuva ku murongo wa 5 tugeze kuri 6. Iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri. Twaruhagiwe, twavutse ubwa kabiri, turi abana b'Imana, twarababariwe. Abizeye Kristo twarababariwe. Nubwo waba mwizeye none ahangaha, nubwo waba mwizeye mu gitondo, nubwo waba waramwizeye ejo, warababariwe, waruhagiwe. Ntiyifuza rero Mwuka Wera ko bigarukiraho. Abana b'Imana benshi bagarukirije aho, ariko umurimo ntiwari urangiye. Umurimo urangirira ahangaha kuri cya gisambo cyari ku musaraba kigahita gipfa kikajya mu ijuru. Umurimo urangirira ahangaha ku muntu ukijijwe ari ku gitanda cyo kwa muganga agahita apfa akajya mu ijuru. Nibwo umurimo urangirira ahangaha, ariko twebwe tukiriho nyuma yo gukizwa hari ibindi Umwuka Wera dushakira, ngo irangije kutwuhagira no kutuma tuvuka ubwa kabiri, ngo ikadukirisha no guhindurwa bashya. Hari ubuzima bushya, hari ubuzima bushya Umwuka Wera asira mu buzima bw'abizeye Kristo, ngo ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera, uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducuncumuriraho cyane. Nakuzirisha muri Kinyarwanda rivuga kuducuncumuriraho, ni ukuvuga ngo kudusukaho mu bwinshi, kudusukaho kandi cyane. Ibi ngibi byahawe twese, nuko bamwe babinyotewe bakarushaho kugira ngo ngera utwuzuze, abandi bavuga ngo kuva nakizwa Umwuka Wera yaje muri njyewe birahagije. Ngo twaramuhawe, Kristo yaramutanze, Data yaramutanze kugira ngo aducuncumurirweho, adusukweho kandi cyane. Hari ubuzima bushya tuzanirwa n'Umwuka Wera. Hari ibintu bikoreka ntari bubashe kubw'ikinyabupfura, hari ibintu bikoreka ntari bubashe kubwo kubyiga mu mashuri. Twazaniwe n'Umwuka Wera, waducuncumutiweho, yadusutsweho ku bwinshi. Ngo uwo yahaye Yesu Kristo ni Data, uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducuncumuriraho cyane. Mana yacu tugire neza. Ubuzima bone muri Kristo ntibugarukira ukuhagirwa
nubwo ariyo ntambwe ya mbere y'igitangaza. Ntibigarukira mu kubyarwa ubwa kabiri, nubwo ariyo ntambwe ya mbere y'igitangaza. Niyo ntambwe yandikisha amazina yanjye mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Ya ndirimbo twavuze tuvuga ngo dufite umuvugizi mu ijuru, ngo izina ryanjye riba ku mutima we. Abakijijwe amazina yacu aba mu mutima w'Imana, yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Njya nezerwa ko ntanditse mu baturage b'u Rwanda gusa, ahubwo nanditswe no mu bantu bazaragwa ijuru. Uwo ni umurimo w'igitangaza wakozwe. Ariko twebwe abakiriho saho byagarukiye, twacuncumuriweho, twasutsweho umwuka wera kandi cyane. Uwo nguyo tumusutsweho azana ubuzima bushya, azana imibereho mishya. Birashoboka kubana n'Imana, birashoboka kurabagirana ubwiza bwa Kristo kubw'umwuka wera. Tumeze nka kwa kwezi, nta bwiza karemano mfite bwagaragaza Imana, oya, ariko umucyo wa Kristo, rya zuba ryo gukiranuka rifite gukiza mu mababa yaryo, iyo rimurikiye ubwiza bwa Kristo buba muri njyewe, ubwiza bwa Kristo buba muri wowe. Mana yacu tugire neza. Hari ubuzima bushya uheshwa n'umwuka wera wagucuncumuriweho. Uko niko kuzuzwa turimo twingingira Imana, niko kuzuzwa turimo dushaka. Ndagira ngo wumve kano kantu nshuti y'Imana. Ndabizi kusanzwe ukazi, ariko ndifuza kuka kaba marike kacirwa. Murabizi za nyandiko zicengera, gacengera mu mutima wawe. Kristo tuzi mu rukundo rwe rwinshi n'imbabazi ze zitagira akagero, yabwiye abigishwa be ngo ibyaba byiza nuko nagenda. Yohana 16:7. Ibyaba byiza nuko nagenda. Kristo tuzi gakiya twamumenyeho, tuzi ko ari umunyarukundo, tuzi ko ari umunyakuri, tuzi ko ari umunyembabazi. Yaratinyutse, reka ariko mvuga, abwira abigishwa be ngo ibyaba byiza nuko nagenda. Njyewe ndi umubyeyi usanzwe, sinshobora kubwira abana banjye ngo ibyaba byiza nuko mwakora ibi koko atari byiza kuruta ibyo bari barimo. Uwo ni umubyeyi mwiza usanzwe. Ntago nababwira ngo ibyaba byiza ni ibi ngibi mbashuka. Kristo yaratinyutse. Wa undi twageragaho twakora ku mashura, twibishura bye tugakira indwara. Wa undi twageragaho twamuhamagara ngo dukirize umwana akaza akamukira. Wa undi twageragaho bashiki barazaro bagatuma bakamubwira ngo ukunda ararwaye akaza akabakiza. Wa undi wakoraga handa akahagenda agakora. Wa undi wagaburiye abantu imitsima. Wa undi wavugaga bakamwumva. Aratinyuka aravuga ngo ibyaba byiza nuko yagenda. Ese nshuti y'Imana, reka dufatanye gutekereza kuri twebwe aharaho nkurikije ubuzima tubayemo bwo kutuzura. Ibyakabaye byiza suko yari kuba gituye i Yerusalemu tukajya kumusangayo, ukemera ugashakisha itike y'indege tukazajyayo tukamukoraho tugakira. Ariko we yaravuze ngo ibyaba byiza nuko nagenda, kuko nintagenda umwuka wera ntabwo azaza, umwuka w'ukuri ntabwo azaza. Yari yizeye imbaraga umwuka wera azahaba mwizera. Yari yizeye ko umwuka wera azaba muri Aziya, akaba muri Afurika, akaba i Karongi, akaba i Kigali, akahabera rimwe hose. Yari yizeye ko umwuka wera naza azahembura abanyantege nkeya, agakiza abize n'abatarize, agakiza abadafite itike y'indege kujya muri Israheli, agakiza abaswana abanyabwenge. Yari yizeye ko umwuka wera naza azakora imirimo hose icyarimwe kubizeye Kristo. Ntabwo Yesu yari kuvuga ngo ibyaba byiza nuko nagenda atizeye ikizakorwa hanyuma ye. Turimo turasaba Imana kuzuzwa. Niko kumwuka wera twaramuhawe igihe twizeraga. Niko ko ari imirimo y'Imana yakoretse muri twebwe, ariko twigarukira bugufi. Twigarukira bugufi. Hari ubumana bwatura muri twebwe, ibintu bigahinduka. Ntabwo data yadusize mu buzima bunaniranye. Ntabwo data yadusize mu buzima tutabasha. Yari yizeye icyo umwuka wera azakora mu buzima bw'abizeye Kristo. Imana yacu tugire neza. Imana yacu twuzure. Imana yacu twuzuze, tunyoterwe no kuzura. Bikubera amasengesho, bikubera ubuzima, bikubera imibereho. Yifuza ko ubumana bukuzura ugahinduka ishusho ya Kristo mu isi. Kuki ibyo ngibyo abishaka? Kuki data abishaka? Kuki yifuza ko yakuzura ubuzima bwawe ugahinduka ishusho ya Kristo mu isi? Nuko yifuza ko mukorana nk'uko umwana akorana na se. Usanzwe uri umwana we, usanzwe uri inshuti ye, yifuza ko mukorana nk'abafatanyabikorwa. Mu yandi magambo ukamugendera, mu yandi magambo wavuga akaba ari uvuze, mu yandi magambo wagenda akaba ari ugenda, mu yandi magambo ibikorwa byawe bikaba bitakivangurwa n'ibisi. Mana yacu tugire neza. Arifuza kukuzura, akuzura ibitekerezo byawe, wagira ngo ugiye gukora ugakora nkaho iyo Kristo abaho hantu ariko yari kubigenza. Uko niko kuzura ku mwuzuro w'Imana.
twongere twibukiranye ko ibi bintu data dusaba si ibinaniranye. Umwuka wera arahari kugira ngo abidushoboze. Mana yacu tugire neza. Nukora ukore nk'uko yagakoze, nuvuga uvuge nk'uko yakavuze yahaba. Mu kuzuzwa ntago haba kiriho njyewe, ntago haba kiriho Rutansi w'umunyantege nkeya, ntago kuba ari kwa kwezi kwijimye kutagira umucyo. Oya, imbaraga ze ziraza gakora muri njyewe umuntu ubuntu. Ubushobozi bwe n'ububasha bwe biraza bigakora muri njyewe wahoze ndi umunyantege nkeya, nanjye nkagira imbaraga ngatsinda iby'isi, nkaryoherwa n'urugendo rw'agakiza. Ubumana bugatura muri njyewe ntajya kubushakira ibunaka. Mana yacu tugire neza. Teruma tuba twabaye abafatanyabikorwa be, tuba tutakivangurika, tuba tutagitandukanywa. Iyo turimo tuvuga ibi bintu twitegereje ubuzima bw'intumwa ukuntu bwari bubayeho n'amagambo bavuze, bitwereka neza ko bari barasingiriye ubu buzima, bari barabushyikiriye ubuzima bwo kuvanga n'Imana. Niwumva amagambo yabo urumva byari byarafatanye. Baravuga ngo Mwuka wera hamwe natwe duhitamo gukora ibi, Mwuka wera hamwe natwe turobanura aba, Mwuka wera hamwe natwe twemeza iki. Bari barasobanukiwe, bari barahawe kuri ubu buzima. Data nibyo twifuriza, kuzura kugera ku kuzura kw'Imana. Ubu Kristo ntiburi budushobokere nitudakomeza kugira inyota, nitutifuza kuzura kugera ku kuzura kw'Imana, turaza kuba nk'uko abandi bantu babaho. Hari abantu beza bafite ikinyabupfura b'inyangamugayo badapfa guhemuka, ariko saho ngaho twebwe tugarukira. Dufite ubuzima bw'Imana bukorera muri twebwe, tugahinduka kurabagirana kwa Kristo hano mu isi. Bitari iby'inyabupfura gusa nubwo nacyari cyiza, ahubwo ubuzima. Kuko ikinyabupfura ntigikiza umuntu gusambana, ikinyabupfura ntigikiza umuntu urwango yatewe n'abamugiriye nabi, ikinyabupfura ntabwo cyaguha imbaraga zo kubabarira umuntu waguhemukiye, ariko Umwuka wera arabitanga. Tukagera ku rwego twatumye bavuga nka Kristo ngo burya ntibari bo. Ubabare Data, nabo ntibari bazi ibyo bakora. Iyo bamenye ibyo bakora bari kugira neza, kuko umuntu ugira nabi burya nawe aba ari umurwayi. Mana yacu tugire neza. Imivugire y'intumwa, urugero mu Bikorinto ba kabiri, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto 6:1, haravuga ngo kandi ubwo dukorana nayo turabingingira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ako nifuza ko wagumana naka kandi ubwo dukorana nayo. Ese wari uzi ko umufatanyabikorwa w'Imana, aho utuye Imana yifuza kuba yaca muri wowe ikagaragarira abo mubana, aho ukorera Imana yifuza kuba yaca muri wowe ikagaragarira abo mubana. Nturi uwo kunanirwa, nturi uwo gucogora, kandi ubwo dukorana nayo. Aba bari abakozi barimo kuvuga ubutumwa bwiza, ariko si hano bigarukira. Niba umurimo wawe ari ukuba umubyeyi, niba umurimo wawe ari ukuba umugore, Data akorana nawe muri uwo murimo wo kuba umugore mu rugo wenda rutarimo n'Imana. Data akorana nawe muri uwo murimo wo kurera abana muri iki kinyejana kirimo ababaye abarezibiyene, kirimo ababaye abatinganyi, kirimo abishwa n'urumogi. Data akorana nawe mu kurera muri iyi si idashoboka. Data akorana natwe, ni umufatanyabikorwa, arifuza gukorana nawe. Kandi ubwo dukorana nayo twacuruza bigakunda tutanduranyije, kandi ubwo dukorana nayo twaba abasore muri iki kinyejana kigoye bigakunda, kandi ubwo dukorana nayo twavuga ubutumwa bwiza tudashaka izindi ndamu bigakunda, kandi ubwo dukorana nayo twaryoherwa muri urugendo runaniye benshi kubwo kutuzuzwa. Umwuka wera twuzure, niyo nyota, niryo sengesho, twuzure kugera ku kuzura kw'Imana, hanyuma tugire imvugo imeze nk'iyizi ntumwa ngo kandi ubwo dukorana nayo. Turabasaba kugira ngo ubuntu bw'Imana mwahawe budapfa ubusa. Barongeye baravuga mu Byakozwe n'Intumwa 15:28 ngo Umwuka wera hamwe natwe. Ntabwo ari kuvuga gusa ngo Umwuka wera muri twe, ni Umwuka wera hamwe natwe, ni partner, turagendana, tubigendanyemo, turabikorana. Umwuka wera hamwe natwe, twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose keretse ibi. Mu Byakozwe n'Intumwa 5:32 muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo turi abagabo bo kubihamya, twenda Mwuka Muziranenge. Bo bavuga Mwuka Muziranenge, bavuga Mwuka wera. Turi abagabo bo kubihamya, twenda Mwuka Muziranenge. Ese iwanyu nshuti y'Imana barakubona nk'umuntu ubana na Mwuka Muziranenge, barakubona nk'umuntu ubana na Mwuka wera. Bakavuga ngo umukobwa wacu we na Mwuka wera bitwara batya, umusore wacu we na Mwuka wera babikora batya. Uriya n'ubukristo dusengana we na Mwuka wera, bararamya tugafashwa tugakizwa, bakunda abantu bikatwubaka, bakora ibyo gukiranuka we na Mwuka wera bikatubera urugero. Ibyo nibyo twasigiwe hano mu isi, niyo mpamvu tutakijwe ngo duhite dupfa tujye mu ijuru, kugira ngo twuzuzwe kugera ku kuzura kw'Imana. Nutambuka bavuga ngo we na Mwuka wera batambutse turafashwa, we na Mwuka wera baduhobereye tugubwa neza, tubasangana urukundo, tubasangana ineza. Nta munsi w'inabi, nta munsi ibintu bihinduka, nta munsi bagabanukirwa. Niki kibashoboza? Ni Umwuka wera ubabashisha.
twebwe na mwuka wera. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Uyu mugabane ni wo wacu abizera. Twese abizera. Ntabwo bivangurirwa avuga ubutumwa bwiza ngo akeneye kuzuzwa. Uri ugasanzwe ari umuhanuzi akeneye kuzuzwa. Twese abizera. Reka ntange urugero gatoya ku buzima bwa Stefano. Stefano ndamukunda. Yari umusore. Ntabwo yari umusaza. Sinzi niba yari yagize igihe cyo gushaka. Ariko ashobora kuba yari atarashaka. Stefano yari umuntu usanzwe. Mwibuke ko bajya kumutora, bari bamutoreye kugabura ibyo kurya. Murumva se wari umurimo w'umwuka? Ntabwo yari atorewe kubwiriza, ntabwo yari atorewe guhanura, ntabwo yari atorewe gusengera abarwayi, yari atorewe umurimo twituta ari umunyamwuka, ariko yari umwizera. Ariko bajya kubatora baravuze ngo mushaka abantu bashimwa, mushaka abantu buzuye ubwenge, mushaka abantu buzuye umwuka wera. Niyo mpamvu Imana itari kugaragara muri twebwe. Abakristo baravuze ngo biriya ni iby'abanyamwuka. Twebwe ubwo dukubura ntidukeneye kuzuzwa, twebwe ubwo dushyiraho kamera ntidukeneye kuzuzwa, twebwe ubwo dukora sonorization, ubwo avuza ingoma apfa kuba azi kuzivuza gusa. Oya, ntabwo ari ibyo. Stefano yari ashinzwe kugabura ibyo kurya, ariko ntabwo mutora abantu bashimwa n'abantu buzuye ubwenge bafite n'umwuka w'Imana. Ariko uyu munsi turayobora amatorero tutawufite kuko tuzi kuvuga, ariko turimo turasabwa kuzuzwa. Turimo turinginga Imana ngo Mana twuzure. Agiye kugabura ibyo kurya kuko abantu babaye benshi, abapfakazi bamwe b'Abayuda, bamwe ngo ntibahaga, sinzi n'abanyamahanga. Hajemo akavuyo ubundi kari kazanywe n'ibyiza kuko umwuka wera yari yasutswe, abakizwa baba benshi. Barobanura umuntu ugiye kugabura ibyo kurya ariko wuzuye umwuka wera. Haleluya. Nusoma iki gice cya 6 tukaza kugera ku murongo wa 8, haravuga ngo Stefano wari wuzuye ubuntu, yakoraga ibitangaza byinshi mu bantu. Umuntu ugabura ibyo kurya wuzuye ubuntu n'umwuka wera, ukora ibitangaza byinshi mu bantu. Nshuti z'Imana, kuzura ni umugabane wacu twese abizera. Wikwikuramo ngo njyewe ndakoropa, ngo njyewe nakira abantu. Ni ibyacu twese abizera. Urakoropa ariko iwanyu niwe mukristo bazi, urakoropa ariko ku isoko niwe mukristo bazi, uri umuririmbyi ariko aho ubarizwa niwe mukristo bazi. Mana yacu tugirire neza. Haleluya. Dukeneye kuzuzwa umwuka wera. Za kriteri bari batanze z'abantu bari butore ku murongo wa 5 bavuze ngo batoranya Stefano, umuntu wuzuye kwizera n'umwuka wera. Njya ndyoherwe nimo nganira n'umuntu wuzuye kwizera. Njya mburaho mpera nkabura naho mfata iyo nganira n'umuntu kwashizemo. Of course nshinzwe kubakomeza. Nshinzwe gukomeza uwo nshinzwemo no kwizera, nshinzwe gukomeza uwozi ibyiringiro, nkamukomereresha ihumure nahawe n'Imana. Ariko biraryoha kuganira n'umuntu wuzuye kwizera. Ngo batoranya Stefano, umusore wuzuye kwizera n'umwuka wera. Iyo uganira n'umuntu wuzuye kwizera abavuga ibintu bye, iyo urimo wigishwa ijambo ry'Imana n'umuntu wuzuye kwizera abavuga ibyabamo, ntavuga ibyo yumvanye abandi. Iyo umuntu aririmba yuzuye kwizera, ya magambo amuhindukira ubuzima. Ntabwo ari melody, ntabwo ari kubivuga kugira ngo abantu babyumve neza, byamuhindukiye ubuzima. Hanyuma mva iki ngiki tukiganisha no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ku murongo wa 55 muri iki gice, murabizi Stefano yarabwirije, aravuga, abantu biziba mu matwi baramurakarira. Yararimo kuvuga Kristo badashaka kumva, yararimo kuvuga amateka. Umusoro uzi ibyanditswe, ujya mu isezerano rya kera karimanukura, nta rwitwazo rwo kutwuzura umwuka wera ngo tuzamuzura tumaze gusaza, ngo tumaze kurya ubuzima. Ubwirwa n'icyo ko atari bwo buzakurya. Nshuti y'Imana, bagezeho kumutera amabuye ku murongo wa 55 ngo Stefano yuzuye umwuka wera arararama. Yuzuye iki? Umwuka wera. Arararama areba mu ijuru, ngo abona Kristo ahagaze iburyo bwa Data. Kuzura umwuka wera byamuhesheje kubona ibintu abandi bantu batarimo babona. Ahangaha ntabwo umuntu atabarwa n'ubwenge. Mwibuka ko ubwenge yari abufite, mwibuka ko yari umuntu ushimwa n'abantu. Ntabwo ahangaha umuntu atabarwa n'ibikorwa yakoze. Hari abagore bashimwa n'abantu, hari abagabo bakoze ibikorwa, bubatse amazu, bashyize abana babo mu mashuri. Hari abagore beza bizerwa, bakora ibikorwa bakazana iterambere mu miryango. Hari abantu bafite ibikorwa bishimwa n'abantu. Ariko ahangaha igihe cyo guterwa amabuye, igihe kimusaba guca inyuma Kristo, nk'uko umukozi w'Imana yatubwiye, igihe kimusaba kwihakana Kristo, ntabwo yatabawe no kuvugwa neza, ntabwo yatabawe n'ubwenge cyangwa se n'ubuhanga no kumenya ibyanditswe. Yatabawe no kuzura umwuka wera. Ngo yuzuye umwuka wera arararama abona Kristo.
uru rugendo rw'agakiza ntago turi burushobore nitutuzura umwuka wera, ariko natwuzura tuzareba ibyo abantu turi kumwe batabona. Biragoye ko wagira ibyiringiro nta kintu amaso yawe areba, ariko iyo amaso yawe afite icyo yabonye, ibyiringiro bihorana, ukajya umera nk'umusinzi. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntitugasinda inzoga z'ubukubaganye ahubwo twuzura umwuka wera. Umuntu wuzuye umwuka wera amera nk'umusinzi, amera nk'umuntu bateye ikinya. Ni gute uhagarara ngo gutera amabuye ngo ukararama, ukabona umwana w'intama ahagurutse ku ntebe ye aje kwakira indi ntwari yo kwizera, itewe amabuye ntiyabivamo. Nitwuzura umwuka wera tuzafata ibyemezo biri mu bumana. Nitwuzura umwuka wera tuzubaka amagoma biyananiranye. Nitwuzura umwuka wera tuzakiranuka mu isi yuzuye gukiranirwa. Nitwuzura umwuka wera uwo mugore wakunaniye uzamushobora, wa mugabo we. Nitwuzura umwuka wera uwo mugabo unaniranye uzamushobora, kuko uzaba uraramye ureba Kristo. Umuntu udafite ikintu areba azananirwa byanze bikunze. Mana yacu tugirire neza. Mwibuke ko yari umuntu ushinzwe kugabura ibyo kurya. Intumwa zaravuze ngo ariko si turekeshwe ijambo ry'Imana, n'impagarara zazanywe n'abatahaze n'abatabonye ibyo kurya, twebwe tuzakomeza kuvuga ijambo ry'Imana. Batoranya umuntu wasaga nk'ahasanzwe. Uyu ni umugabane wacu twese abizera. Ngo nta murimo ugira mu itorero urasabwa kuzuzwa. Ngo sinzi no kuvuga urasabwa kuzuzwa. Ngo ngewe ngo icyo nkora ngo nitwariza abantu ibikoresho bisimbizi bivuza ingoma, urasabwa kuzuza umwuka wera kugira ngo ibyo urugendo burubashe. Kandi ni wuzuzwa hazaba itandukaniro. Uzavuza ingoma habitandukaniro, uzakubura mu rusengero habitandukaniro, uzaramutsa abantu gusa habitandukaniro, uzakoropa tuwarete z'urusengero habitandukaniro, uzatura iwawe uri umubyeyi urera abana habitandukaniro. Mana yacu tugire neza. Uyu mugabane ni uwacu twese. Nitutuzuzwa ibyo Stefano yabonye ntituri bubashe kubibona, bitume tugarukiriza amaso ku bya hano. Ibya hano ni ibiduhiga, ibya hano ni ibiduhinyuza, ibya hano ni ingorane, ni ingorane. None se nkubeshye, zimwe zivaho izindi ziza. Nta nubwo ibintu bizakorekera kuri ritime yawe, nta nubwo ibintu bizakorekera ku gipimo nashakaga. Mbwira Imana ngo Mana ngo urareba rero ngo 2020 igomba gusiga nararongowe 2020 igomba gusiga narabonye akazi, 2020 igomba gusiga narubatse inzu, 2020 bya bintu dushyiraho za ultimatum ishobora gusiga ibyo byose utarabibonye, ariko ufite ahandi hantu ureba kandi ntagire icyo bigutwara, ugategereza igihe cy'Imana. Mana yacu tugire neza. Ishobora gusiga umugore adakijijwe, ishobora gusiga umugabo adakijijwe, ishobora gusiga umwana wawe akiri umutinganyi, ishobora gusiga akiri umudroge, ariko ufite ahandi hantu ureba. Urareba Kristo, umwana w'Imana wavuze ngo nzabakizanya n'imiryango yanyu, wavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura, wavuze ngo njyewe nta kinanira. Data wavuze ngo n'Imana ifite imibiri byose nta kinanira. Wavuze ngo bidashobokera abana b'abantu, njyewe ndabishobora. Wavuze ko nta kimunanira. Iyo umureba bituma biguhagaze imbere uyu munsi uvuga ngo nabyo azabishobora. Mana yacu tugire neza. Ugomba kugira icyo ureba nshuti y'Imana kugira ngo aho hantu hambuke. Ugiheshejwe n'umwuka wera, nukomeza kutagira icyo ureba uzananirwa. Na Yesu yihanganiye umusaraba ngo kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere. Abaheburayo 12:2 haratuvuga ngo dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera. Bagera hepfo bakavuga ngo nawe yashoboye kwihanganira umusaraba ngo kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere. Muri make yihanganiye umusaraba, yihanganira isoni zawo, yihanganira gutukwa n'abo yaremye, yihanganira kumwara, yihanganira amagambo yamubwiraga ngo niba uri Imana ikize, wakijije abandi, wahumuye impumyi ariko nawe ikize. Yihanganira icyo gisebo, yihanganira ibyo byose ngo kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere. Yabonaga wowe nanjye tuzakizwa, yabonaga abanyabyaha b'isi bazakizwa. Agira imbaraga zo kwihanganira isoni zo kumusaraba. Nutagira ikintu ureba uzananirwa, uzicwa na depression kandi uri umukristo. Ibi simbivugira kugushinja, ndabivugira kukubwira ko hari ubuzima muri Kristo bwatumurenga iyo mirabiri imbere yawe. Ndabikubwira kuko nzi ko bishoboka, ndabikubwira kuko nzi ko bibaho. Sinzi uko byagenze mu buzima bwanjye, sinzi uko bigenza, sinzi nuko bikora, ariko hari iminsi niyibuka nshaka gupfa, ngatinya kwiyahura kuko numvaga kwiyahura ari icyaha.
hari hagati ya 2001 ngira ngo, cyangwa 2001 na 2002. Ibintu nk'ibyo kwanza biranibagirana, birakajya aho byagiye. Ariko ndabizi neza ko hari iminsi nagendaga iruhande rw'umuhanda kuri kaburimbo i Remera hirya aha, ndimo mvuga ngo Mana, kwiyahura n'icyaha ariko ngiriye neza, imodoka igata umuhanda ikazi kangonga nkavaho, ntacyo maze, ntacyo mariye umuryango wanjye, ntacyo mariye abana banjye, ntacyo mfashije umugabo wanjye. Satani ni umuriganya, azi kubyibushya ibintu ukumva urapfuye. Ariko sinzi uko byagenze, sinzi umurimo Imana yakoze muri njyewe, ibyiringiro biranyuzuye. Ndavuga ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu. Mfuye uyu munsi nta gihombo, najya kuruhukira mu gituza cya Abrahamu. Kandi ntapfuye, ndakomeza kuvuga Kristo, kuvuga bya byiringiro naboneye muri we. Ubu buzima burashoboka. Ntabwo ibyiringiro byaje ibibazo byose byarangiye, oya. Ntabwo ibyiringiro byaje iby'inyuma byakemutse bya bindi dushaka, oya. Byagiye bikenyumuka nyuma buke 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 buke, harimo n'ibitarakemuka nkuko nawe ubifite. Ariko muri Kristo hari ubuzima, kuzura kugera ku mwuzuro w'Imana. Nitugira icyo tureba, turagira imbaraga zo kwihanganira ibirahangaha. Nutagira icyo ureba, ntabwo uri bubishobore. Rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abikorinto 4:18 haravuga ngo natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Natwe ntitureba kubiboneka. Uko turushaho kuzura, niko amaso yanjye arenga Kigali, niko amaso yanjye arenga Amerika. Inzozi zanjye ntabwo ari ukujyayo, oya. Inzozi zanjye no kuzabana n'Imana mu ijuru, kubera kureba kubitaboneka. Amaso yanjye yarusi imigabane yose yo mu isi. Nuko ntashaka gutembera se, wenda bishaka biranaryoha, niyo nagize amahirwe nkabikora biba ari byiza. Ariko amaso yanjye nibyo ategereje, nibyo anyotewe, birenze iby'isi ishobora kuduha, kuko tureba kubitaboneka. Uyu ni umugabane wacu. Mwuka wera utwuzure, Mwuka wera utwuzuze kugera ku kuzura kw'Imana. Ubu buzima burashoboka. Ibyo bibazo ntibikurengere ngo bikumaremo umunezero w'agakiza. Izo ngorane ntizikwicarire ngo wicare uri umwihebe kandi uri kurabagirana ku bwiza bwa Kristo. Ababuze ibyiringiro bagomba kugusanga bakabisubizwamo. Abakobwa bihebye bagomba kugusanga bagasanga urabifite. Abasore bananiwe bagomba kugusanga uri umusore mugenzi wabo, bagasanga ufite umunezero w'agakiza. Bagasanga ntushobewe, bagasanga ntubuze kugira, bagasanga ufite amaso nk'aya Stefano areba Kristo. Nubwo ubuzima bwaguteye amacumu, ubuzima bukagutera amabuye, ubuzima bukagukenesha, ubuzima bukakubabaza, ubuzima bukakugora, ariko waba ufite amaso areba ahandi hantu bo batabona. Uri ibyiringiro by'abatuye isi, ntabwo uri umuntu ubonetse wese. Uri ibyiringiro by'umuryango wawe, wifata ibyemezo bitari byo. Ni wowe kwezi kumurikiweho na rya zuba muri uwo muryango. Ni wowe kwezi kumurikiweho na rya zuba aho hantu barizwa, muri iyi generasiyo yuzuyemo kunanirwa. Mana yacu tugire neza. Aho uri gana ku musozo, ragiza wibaza ngo yaba Yesu yari gukora iki? Yaba Yesu yari gukora iki muri uru rugo? Umuntu wuzuye kugera ku kuzura kw'Imana, abera umuryango Yesu. Reka tubivuge mu mvugo nk'iy'abana. Umuntu wuzuye kugera ku kuzuzwa kw'Imana ahindukira urugo rwe Yesu. Ntituri ba Yesu, oya. Yesu ni umwe, n'umwana w'Imana nzima, ni Imana, n'umukiza wacu, n'umucunguzi wacu. Ariko kuko yifuza kumugendera, arifuza ko wakwibaza ikibazo ngo yaba ari Yesu muri rugo abakoze iki? Ese yaza kuba Yesu abajugunye umugore wabaye ikirara? Ese yaza kuba Yesu abataye umugabo wanze gukizwa? Ese yaza kuba Yesu abavumya ababana isi yamaze kuvuma? Ese yaza kuba ari Yesu abakoze iki? Ese yaza kuba ari Yesu mu busore bwe abagiye muri kopinage z'umwanda zipfuye? Ese yaza kuba ari Yesu yari kuba yitwaye ate muri fiansaye? Yari kuba korakora akabakaba apfapfana? Ese yaza kuba ari Yesu yari kuba bigenje ate? Data arifuza ko wakuzura kugera ku kuzura kw'Imana, kugira ngo umugendere. Atari amagambo tujyanye ubuzima bushya. Ntabwo umurimo w'Imana wakoretse muri wowe kugira ngo wuhagirwe ubabarirwe bigarukiraho, oya. No kugira ngo wakire ubuzima bushya duheshwa n'Umwuka wera waducuncumuriweho, wadusutsweho cyane, si imiti
udutonyi, si udutonyanga, si ibyo abavuga ubutumwa bafite amazina akomeye, si ibyo abapasiteri bashumbye insengero nini, ni iby'abantu bose nk'uko byabaye bya Stefano ushinzwe kugabura ibyo kurya. Iyaba Yesu muri iki gihe abakoze iki? Mana yacu tugire neza. Mwuka wera yuzura ubuzima bwawe, nahuzura uragira umunezero, uragira ibyiringiro, uruzuramo n'urukundo rw'Imana, imbaraga z'Imana zirakorera muri wowe, urashira ubwoba bw'imibereho, urahinduka ibyirato by'ubu bwami twitirirwa, urahinduka umunezero wa data. Azajya gukomaho akajisho avuga ati ndabizi neza mfite umukobwa utuye muri Kicukiro, ndabizi neza mfite umusore utuye i Nyamata, ndabizi neza mfite umugore uba mu Bubiligi, ndabizi neza mfite umukobwa wanjye uri muri Amerika, ndabizi neza mfite umuntu muri ririya torero. Niwe kurabagirana ku bwiza bwa Kristo muri iriya korari, niwe kurabagirana ku bwiza bwa Kristo muri uriya murimo w'Imana, niwe kurabagirana ku bwiza. Azagaragaza ibyanjye, azavuga ibyanjye, azakora nk'aho ari njyewe. Bazamubona bambone, bazamwumva banyumve, bazareba intambuko ye bambone. Azatanga amahoro ahari, bakira amahoro yanjye, azahinduka igisubizo muri iyi si icuza umwijima. Reka dusengane inshuti y'Imana. Kuzuzwa iby'abuhagiwe n'iby'abavutse ubwa kabiri, twabyumvise muri rwandiko Pawulo yandikiye Tito. Yesu yakoze umurimo muri twebwe, aratwuhagiraho ibyaha byacu, turababarirwa, twavutse ubwa kabiri. Abo nibo bacuncumurirwaho umwuka wera cyane. Niba utaravuka ubwa kabiri, niba utaraha Yesu ubuzima bwawe, mubwire ngo Yesu ndagushaka, mubwire ngo Yesu mbabarira ibyaha byanjye byose, ntabwo bikeneye formule ndende. Mubwire ngo ndakwizeye, nizeye ko wapfuye ukazuka ku bwanjye, nizeye ko mbabariwe. Wandika amazina yanjye yakure mu gitabo cy'urubanza, uyandika mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo biraguhagije, urabubabariwe, urabubaye umwana w'Imana. Ushake bene so bagufasha mu rugendo, shaka itorero ryizera Bibiliya, ryizera umwuka wera, ryizera gukora k'umwuka wera, ufatanye urugendo. Twese twatangiriye aho ngaho, n'abakomeye mu byo kwizera bari imbere yacu batangiriye aho ngaho. Hari umunsi ijambo ry'Imana ryacumise imitima yabo, babaza nk'ababaga babaje Petero ngo tugire dute kugira ngo natwe twakire ibi ngibi. Yarababwira ngo nta kindi, ni mwihane mubabarirwe ibyaha byanyu, hanyuma namwe muhabwe ibi ngibi, kuko iri sezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abazahamagarwa hanyuma. Twebwe twatangiye urugendo, turimo dusabwa kuzuzwa. Ndagira ngo dufatanye gusenga. Ndakwinginga nshuti y'Imana, ndakwinginga umurimo w'Imana wakoretse muri wowe ntago wagarukiye kukuhagirwa, ntago wagarukiye kukubabarirwa, kuko uracyariho, uracyafite imyaka yo kubaho. Data yatanze umwuka wera ngo acuncumukire ku buzima bwawe, akuzureho cyane. Ntugarukire ku kuvuga indimi, ntugarukire kuri iyi mirimo yoroheje, ahubwo ubumana bwose, kamere ya Kristo igaragarire muri wowe, kamere ya Kristo igaragarire muri wowe. Bavuga ngo twabonye umugore usa na Kristo, twabonye umugabo usa na Kristo, avuga nka we, yo akora nka we, akunda nka we, yitanga nka we, akiranuka nka we mu rugo rwa data hose. Data turi hano, tumaze iminsi tuvuga ngo turapfukamira data wa twese, w'imiryango yose yo mu isi no mu ijuru yitirirwa, kugira ngo tumenyeshe urukundo rwa Kristo mu bunini bwarwo, mu bugari bwarwo, urukundo ruruta uko rumenywa, kugira ngo twuzuzwe kugera ku kuzura kw'Imana, kugira ngo ya Mana ibasha gukora ibirenze ibyo dusaba n'ibyo dutekereza, ibisohorezwe muri twebwe nkuko imbaraga zayo ziri zikorera muri twebwe. Hari imbaraga z'igitangaza zagenewe gukorera mu bera. Ndasengana n'abafite inzara n'inyota, bavuga ngo sinkigarukiye aha ngaha, barimo bavuga ngo hoya ibyo kunanirwa bivuyemo, barimo bavuga ngo hoya
nanjye nashaka kuzuzwa. Barimo bavuga ngo hoya ubukristo bwanjye ntibugarukira ahangaha. Barimo bavuga ngo hoya yego hari ibyo namenye, hari ibyo nzi, hari ibyo nashoboye, ariko sindi bugarukira ahangaha. Mwuka wera turaguhamagara kugira ngo wuzure ubuzima bwabo bose bafite inyota, abo bose bakuzamuriye amaboko, abo bose bagusukiye imitima, abo bose barimo baguhamagara bakubwira ngo hari iminsi twabanye nawe mu nsengero, hari iminsi, hari imyaka tumaze dukijijwe, ariko turashaka urundi rwego, turashaka kuzura, kugera ku kuzura k'ubumana. Turashaka ko Kristo agaragarira muri twebwe, turashaka izi mbaraga zituma amaso yacu agira ibindi bintu areba birenze ibiri muri Kigali, birenze ibiri mu bihugu bitandukanye. Amaso yacu agira ibindi bintu areba ko Stefano yatambukije mu mabuye akabona umwana w'Imana yahagurutse ku ntebe iburyo bwa se. Nitwuzuzwa, amaso yacu arabona hakurya y'ibi bihugu dutuyemo, amaso yacu arabona hakurya y'iyi mirimo dukora, amaso yacu arabona hakurya y'izi ngorane n'ibi bibazo. Twuzuze, duhabwe imbaraga zo kureba ku bitaboneka, uko kwiboneka ni iby'akanya gato. Ibiboneka bishake biba ari ibibazo ni iby'akanya gato, ibiboneka bishake biba ari umunezero n'ubutunzi nabyo ni iby'akanya gatoya, ariko ibitaboneka bizahoraho iteka ryose. Turakwemereye Mwuka Wera, kora umurimo ubuzima bw'abana bawe, batangire kubona impinduka, bakumve umunezero w'agakiza ubuzure, ibyiringiro bizanwa n'Umwuka Wera bibuzure, amahoro atangwa n'Umwuka Wera, urukundo Mwuka Wera atanga, kwihangana Mwuka Wera atanga, ubutsinzi Mwuka Wera atanga, gutsinda icyaha Mwuka Wera atanga, kubohoka Mwuka Wera atanga, biba umugabane wabo. Urakoze Data, icyubahiro cyose nikikugarukire mu izina rya Yesu, amen. Mwami Yesu abaho umugisha, Mwami Yesu abagire neza. Tuzongera kubana ku cyumweru mu gitondo, ariko ukomeze ubane n'Imana ku giti cyawe. Mwibuke ko Umwuka Wera twahawe ni uwa twese, si abantu runaka, si abantu bamwe na bamwe. Twese dukomeze kwifuza kuzura ibisengesho ryawe, ntugarukirize aho ngaho. Imana iguhe umugisha.